nyagasani uragije na roho yanjye n'umubiri wanjye wowe watwikirije mana y'ukuri uragije na roho yanjye n'umubiri wanjye. Nyuma 94 twakeneye resources zime cyane, twakeneye abantu bafite ubumenyi. Inzego nyinshi rero z'ubuyobozi byatumye abantu benshi baprofita. Bon, nago apane z'ubuyobozi dukeneyemo abakozi bafite ubumenyi nibura runaka. Abantu twashoboraga kubona bize nabaturutse muri Uganda, muri Tanzania, mu Burundi no muri Kongo. Ubundi abo bantu hakaba harimo abanyarwanda batahutse barigiye aho ngaho, hakaba n'abanyamahanga benshi baturutse aho ngaho kubera ko aribo bari barize bafite amahirwe yo kubona izo poste zishobora gutanga akazi kubera ko nta bantu bari bazi twari dufite. Bo noneho ibyo wenda abantu bahite bumva icyo bivuze yuko hari abantu benshi bivuze ko baje gukorera muri context batumva. Ariko noneho haje cyane iyo ya demografi badafite. Noneho bisobanuye ko hari n'abandi bantu benshi babonye access ku bunyarwanda ku buryo buboroheye cyane bitewe nuko aribo bari barize. Inyuma y'icyo gihe mu nzego zose z'uburezi wasangagamo abazayirwa abakongomani. Uravuga se no muzifata ibyemezo z'uburezi, ndavuga z'uburezi mu mashuri yose. Nukuvuga ndimo ndakwereka uburyo ubwiyongere kugira access ku bunyarwanda uvuze nicyo ntumvise. Bagize access ku Rwanda. Ibyo byo ni ariko hari n'abagize access ku bunyarwanda nyine kubera izo mpamvu. Kugira access ku bunyarwanda se uravuga ko bihuriye he bakabona indangamo uravuga bahita biyongera nabo baba abanyarwanda batari abanyarwanda kubera yuko baje muri ubwo buryo. Ndimo ndakubwira ko ari rero dore icyo noneho navugaga gikomeye ariko icyo rero icyo ntigikomeye nk'icyo narindimo ntekereza ariko icyo kintu sinari nagitekereje. Ikindi rero kirimo gikomeye ahubwo nuko igihe abantu nyine bakuriye muri izo environment urumva kuko twahoze tubivuga abakaza ntabwo ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage mu Rwanda ari ikibazo bahita bumva. Nicyo ndikuvuga ni ukuvuga bari mu nzego zifata ibyemezo ariko ni ukuvuga ngo icyambere uzasanga umuntu niba umuntu yarigiye muri Amerika nk'uko twakomeje kubivuga naza mu Rwanda ahita ibibazo bya mbere aba yarakunze gutekerezaho n'ibyo muri Amerika. Niba umuntu yararerewe ahantu runaka yumva ubuzima bugomba kubaho muri context y'aho hantu. Urugero abantu niba barabaye ahantu wamugani ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage kitaba evoke kitajya gipfa kuvugwaho bitewe nuko atari cyo kibazo gihari. Ntabwo iyo conscience y'icyo kibazo ntabwo yahitiza ntabwo yahitiza kandi noneho bigakubitana n'ibindi bibazo byihutirwa biba biri mu gihugu bikanakubitana noneho n'iby'abajyanama bavuga. Ndavuga abazungu, nta muzungu uzakubwira ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage. Oya nanakikubwira azakikubwira kuko akeka ko wavumbura wagera ukavuga utari ko kuki cyo atakimbwiye. Icya kabiri nuko nujya kugikora azakubwira ati uburenganzira bw'abantu bwo kubyara. Icyo tube tukiretse wenda tuzashyira. Urumva icyabaye nuko muri iriya myaka hari abantu ariko wewe uza gucunga ni birota yaragiye abantu batangire batwohereze message kuri 0786 0086 ngira ngo nkumenyeshe ko kandi iyi ngingo niyo turi bugarukireho tuzagaruka kuki no kuri bombo ya kabiri bombo ya kabiri y'amadini noneho tunahita tubisanisha duhuza. Urumva rero ikintu cyabaye muri kiriya gihe nicyo gire twavugaga ari abantu benshi baje baturutse mu mahanga barabayeho muri context yabo bibaha uburenganzira bwo kutagira discipline mu bwiyongere bw'abaturage kubera ko aho bari icyo kibazo kitari gihari. Bikaba ari ibintu ubundi nyine urumva ni kimwe tuvuga ni ikintu dukeneye kumva inzira u Rwanda rwanyuzemo kugira ngo rugere ahantu. Icya kabiri rero nyine twavugaga nabo bantu bagize access ku Rwanda no ku bunyarwanda. Abantu babyangane ntago ndimo ntago turimo turavuga ko hari abantu badafite uburenganzira ariko turimo tureka yuko hari abantu hari abanyarwanda batahutse hakaba n'abanyamahanga baje muri icyo gikundi cyo kubona akazi
wenda cyo kugendera kuri reputasiyo y'abanyarwanda bari bafite muri ayo mahanga bari bariho bakaza ibintu byo gukontorora n'uburyo abantu babona akise ku byangombwa nabyo ntabwo byabaye byiza ntabwo byagenze neza byakozwe nabi mu nzego hafi ya zose kugeza ku nzego zifata ibyemezo kugeza ku nzego za minisiteri aho nshobora guhita nguha ingero zifatika z'uburyo abantu babiviyoraga mu buryo busanzwe ndaguha ingero zifatika iyo urebye muri siporo yacu mu mupira w'amaguru ntushobora kumva uburyo umuntu yazaga bitagendeye ku buryo itegeko rigena uburyo umuntu afata ubwenegihugu umunsi umwe bagahita bamuha ubwenegihugu oya urumva ni kimwe bikozwe na minisiteri y'imikino ibiyoboye minisitiri akabiyobora ibyo bintu oya akabiyobora kandi ahubwo akavuga ati byihutishwe ariko igikozwe ntikiba cyumvikana nicyo uri kuvuga umuntu aba yiyumvira gukina umupira nyine akumva ko ubuzima ubundi ni nacyo kibazo tubaho ubuzima tuburebera mu cyo turimo ako kanya tukumva ko ubuzima muri ako kanya ari ugukina umupira ntiturebere mu zindi nguni nyinshi tubonye umuntu ukina umupira tukamuha ubwenegihugu ntidutekereza ko azarongora rimwe na rimwe akanarongora umukongomani cyangwa umugande nawe ubwo akabaraje n'abana bazabyara ntituzi ko ubwo bagomba ntitunarebere ko itegeko nshinga ribibuza ese ntiturebere ko ariko zibiriye ubwo aho naho tubona none se ko ari mu mupira byakorerwaga ku mugaragaro tubireba aho tutabireba ubwo se habaye urumva nyine tuhera ku bigaragara ariko uwiteka barebeye mu mutima hari ikindi kintu wenda ninkivuga abantu rwose ntibumve ko ari ugukabya ariko iki kintu nacyo reka mbabwire abantu ndabizi ko hari igihe bazagera bakavuga ati aba bahungu nabo noneho baje gukabya ikindi rero ikibazo cy'u Rwanda rw'iburengerazuba u Rwanda rw'iburengerazuba ni ukuvuga iburasirazuba bwa Kongo ndahumva reka gusaba icyo ndimo ndakubwira rero ngiye kuhavuga ni ikihe nuko bishingiye urebe kugiye iminota ndimo ndayireba wenda tugiye reka turangirize kuri iki hasigaye ingahe 17 dufite iminota 3 icyo nari ngiye kuvuga nuko David ibintu twabyihutishije mbere ariko ubu nibwo biri kugenda kuri ritime shaka icyo turimo turavuga nuko u Rwanda rw'iburengerazuba na Kongo y'Iburasirazuba ni ahantu hatari defini yaba ari kuri Kongo no ku Rwanda uravuga kuba defini gute mu baturage baho uravuga bitewe n'uburyo uravuga ntiyasobanutse niba ari muri Kongo cyari mu Rwanda se icyo ndagigusobanurira ibyumva ibyo bintu rega nuko bimeze oya nicyo ushaka kuvuga nicyo nshaka kuvuga icyo nshaka kuvuga rero mahangana iki biterwa n'ubisobanura biterwa icyo ndimo ndavuga rero ni iki kubera context hari ahantu umurongo hari ahantu hakaswemo hagashyirwa kuri Kongo n'abaturage baho byatumye hari abaturage b'abanyarwanda bahinduka abakongomani urabona hari ahantu hari abaturage b'abanyarwanda bahinduka biswa abakongomani ariko bakabifata nk'izina ariko ntibaba abakongomani ariko mu by'ukuri bumva ko abenshi bumva ko ari abanyarwanda ni ukuvuga ibyo bintu bakabifata nk'izina gusa ibyo rero icyo byakoze ni ikihe hakaba buriya n'abakongomani nanone ubimenye hari n'abakongomani biyumvamo abanyarwanda oya ofete abo bantu igihe bashyirwaga kuri Kongo ubundi bari bahindutse abakongomani hagombaga kuba identification yo kubagira abakongomani nyine ubundi ibyo bintu kera nibyo byari bifite umurongo bicamo kugira ngo umuntu bigifite imihango yabigengaga ubundi ashaka kuzagarura imihango icyabaye rero nuko hakorwa imihango iyo identification umuntu ntabyuke ngo yumve ko iyo identification rero ntiyakozwe idakozwe rero umva rero bwana rero mugabo Gerard idakozwe hari abantu abakongomani bavuga ikinyarwanda muri Kongo bakomeje gufatwa kenshi na kenshi bagafatwa nk'abanyarwanda oya bashakwaho inyungu bakitwa abanyarwanda bambe bakirwa abakongomani Kongo yabashaka inyungu ikabita abakongomani ariko noneho yaba ishaka kugira iby'ibima ikabita abanyarwanda ubundi nuko bijya bigenda nuko byakomeje kuba icyabaye rero n'uwo murongo ubundi bikorwamo icyakomeje rero kuba nuko muri Kongo ho bashobora kwitwa abakongomani bavuga ikinyarwanda cyangwa bakitwa abanyarwanda bitewe nuko muri Kongo babishaka ariko iyo bageze mu Rwanda bitwa abanyarwanda ntago umuntu muvuga ururimi rumwe ukwereka ati dore nubwo utuye mu Ruhengeri dore sokuru numwe ibyo bintu tuzabiganiraho kera ibyo bintu ariko ufata ikintu kirimo aho ariko ibyo bintu ni uburenganzira umuntu ukurikije uko abanyarwanda tubaho umuntu w'umukongomani uvuga ikinyarwanda
abirekamye nk'uburenganzira ukurikije umurongo tubamo ntago ari uburenganzira twapfa kumwima. Oya nubwo twabumwima ku mpamvu za politike, ariko ubundi ni uburenganzira, ariko ku mpamvu ziri sociale z'imibanire, ikitwa imibanire. Ubundi burya ibintu byose naje gusanga hari ibintu bibiri bijya bigongana, sibyo? Bijya bigongana kandi kimwe ibintu biri abantu bareka abantu bumvira ubuzima buri politike cyane kuruta buri sociale iyo bamaze kugera ku rwego rwo hejuru, ku buryo umuntu yumva kuba avuga wamugana ikinyarwanda atari byanze bikunze atari ngombwa ngo bimugire umunyarwanda. Ibyo bintu birasaba indi mitekerereze abanyarwanda tudafite, ahubwo abantu kuba ari avuga ikinyarwanda ubwabyo yumva ari umunyarwanda ku buryo afite uburenganzira ku bunyarwanda. Icyo bisobanuye rero ni iki? None hagakubitiraho naye amateka yuko nubundi azi ko kera yahoze ari umunyarwanda, igisekuru cye cyitwa Rwanda, bikagira imbaraga, akumva akeneye yuko yakwitwa umunyarwanda. Ngira ngo iki kintu muracyumva. Ibyo rero byakoze iki? byongereye nanone bifite contribution bitanga ku bwiyongere bw'abaturage mu Rwanda. Ni ukuvuga ko hari abantu igihe cyose Kongo izabishakira n'abakiriyo bavuga ikinyarwanda ikavuga iti turabirukanye, nubwo ari abakongomani bavuga ikinyarwanda, twebwe bizatugora kubasunika, ntago bizashoboka. urumva icyo cyumve ubundi ntabwo ubundi nyine biranasaba abakongomani nabo nicyo nakubwiraga, birabasaba imyumvire iri hejuru, urumva? Birabasaba imyumvire abanyafurika benshi tutaragira. Beze nukuvuga ko byanze bikunze hari abandi bantu bagifite uburenganzira ku Rwanda kandi dushobora kuzohererezwa igihe cyari bese duhereye ku myumvire, tunahereye kuri experience dufite. Ndagira ngo ubyumve experience dufite nuko abantu bamaze imyaka muri Tanzania bavukiye, uwavukiye muri Amerika hawo ubwene gihugu, uwavukiye muri Tanzania barimo barabatwoherereza, mugende musubira iwanyu. Ofete urumva ni context tunakoreramo, ni context dukoreramo ubuzima na ya myumvire y'abanyafrika. Nicyo ndikubwira. Ariko niba hari impunzi y'umunyamahanga yahungiye mu Rwanda, tuvuge nk'iy'umukongomani yahungiye mu Rwanda, akabazi nko kuwuconga, akabavuga ikinyarwanda, oya nubwo yabatazi kuwuconga, si impamya yuko uwashatse indangamuntu yapfuye kuyibura, cyane cyane mu myaka yashize. Igikorwa cyo gutanga indangamuntu rwose ni ibintu byoroshye cyane, nubwo yaba kubera iki. Icya mbere banza wumve, duhuje kimwe mu bintu bigaragaza ko u Rwanda ibintu bimeze neza ni uko kubona ibyangombwa byoroshye. Urumva ikintu kubona irangamuntu. Ikintu ndimo ndakubwira ni iki? Ushingiye ku muco wacu mbere na mbere, Kana David ko ibintu bikomeye, ushingiye ku muco wacu nta muntu dushobora kuza udutakambira ngo tumwirukane. Ntabwo turagera ha Tanzania adutakambira ngo tumurengere ngo tumusubize, ntabwo twasubiza inyuma uduhungiye. Icya kabiri, ntabwo umuntu yaza avuga ikinyarwanda duhuje igisekuru kimwe, ariko nubwo ibyo bintu ari byiza ku ruhande rumwe, binasobanuye yuko bigira uruhare muri siri population. Uko ni ukuri nanone ibyo bintu nta nubwo tubibujije, ahubwo turi kwerekana aho bihuriye n'ubwiyongere bw'abaturage. Naho ngaho twari turi tujya kwakira abantu kuri telefone. Niba nashyiremo akantu k'akaririmbo gake ubundi noneho abantu nabo ubibutse. ubukene bw'akarande si isezerano, umurage w'ubugwari ntugira igitabo, waba muzima yakamirwa n'amaboko, agatarama mu bandi bagahuza imihigo. duture dutunge neza, dutera imbere, dutekereza imishinga yaremye igihugu, dukira ibigwagwa rwose.